وبكرمه تقبل العطايا كونك الله سبحانه وتعالى جل جلاله يبيدو تانك ويرمانا نيبيدو تانك ودينيس الله سبحانه وتعالى بيكيرا وبلطفه تستر العيوب ويتنزلويتك الله سبحانه وتعالى أمك سيئة ويشيرا الحمد لله الذي أمات وأحيا turashimwiteka Allah subhanahu wa ta'ala utanga ubuzima akanabwambura wa mana'a wa a'ta imana igawishatse kandi kimwishatse ikanyaga uwishatse igaha ingabire n'ibyiza uwishatse wa arshada wa hada Allah subhanahu wa ta'ala utanga kuyoboka ayobora agatanga n'inzira nziza akerekana inzira nziza wa adhaka wa abka Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu kubweni muweze n'imbabazi ze niwe utuma twishima kandi tukabara ibyishimo byose biva ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'akababaro n'agahinda n'amarira byose ni kwa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala wa qul alhamdulillah ibyo byose tubikesha Uwiteka niyo mpamvu tugomba kumushimira wa qul alhamdulillah ivuga ati ndashimira Imana alladhi lam yattakhidhi waladan imana itagira umwana walam yakun lahu sharikun fil mulki kandi Imana itagira umusangiye umwana bwayo walam yakun lahu waliyun Allah subhanahu wa ta'ala nta murinzi afite nta n'umuhagararizi afite من ذلي وكبره تكبيرا كان الله سبحانه وتعالى تشرك مسيجزا ثم تكبيرا كجيشي كان ثاني الله أكبر ما ينهر الله أكبر ما ينهر الله أكبر ما لبس الحجيج ملابس الإحرام ما ينهر كجايو أبو حاج إمام كوان بي إحرام bambaye ibitambaro by'umweru bagiye kuragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar ma ra'u al-ka'bata imana ishime iyo bashoboze kureba Kaaba kugera mu mujyi wa Makka fabada'uha bitahiyyati was-salami batangira basuhuza al-Kaaba ndetse batuwa isamu ku al-Kaaba Allahu akbar ma istalamu al-hajara imana yamuri bashoboje ko bafata الحجر الأسود إلى مكة الله أكبر أطاف بالبيت الحرام إيمانا يمر يا بشوش يقول الطواف رزمرك الكعبة إشرز اليمين وصلوا عند المقام بمان يجب كل الطواف إشرز اليمين وكان مقام إبراهيم رسائلك إبلي الله أكبر إيمانا يمر الله أكبر إيمانا يهور الله أكبر إيمانا يهور الله أكبر ما وقفوا في الصفا والمروة إيمانا يهور ما تضرعوا في الصفا والمروة بخارج الدعوات إيمانا يهور يشوج وانوري مكة وقرر بكر السعي بين الصف والمروة رسل زويتك وقال وصوص الصفا نتر مروى الله أكبر ما غفر لهم ربهم إيمان يوم وشكوى وليا عنهم التبعات وتحمل عنهم التعبات كان لكم إيمان يوم هي وشوى شكوى عن غيرها إذا يكون وجه سرقورا مجوى مكة الله أكبر ما رموا إيمان يوم وشوى شكوى رميوا متى رمويه وحلقوا نكوغشا وتحللوا نتركوا زانجزا حجة وانجزا وكرانجزا أمرهم وانبرجان إكتامبري بانكرم إحرام جانسوا كيكمامو ونحروا وانجزا والقرى وكواغ كورو يتك الله سبحانه وتعالى فتمت بذلك حجة الإسلام مريد بكروا نبو حجة إيوة إلهية الله أكبر كبيرا
imana niyo nkuru igiye gusenga nyabyo. Walhamdulillahi kathira, kandi igiye gushimwa nyabyo. Wa subhanallahi bukratan wa asila, imana niyo nyirikuzo igitondo, ikigoroba ndetse n'ibihe byose. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-a'yad fi al-islam masdaran lil-hana, turashimira Uwiteka watugiriye akaduha iminsi mikuru iba impamvu y'ibyishimo n'ibyiza ndetse n'umunezero. Alhamdulillahi alladhi tafaddala fi hadhihi al-ayyam al-'ashara ala kulli 'eid ala kulli 'abid shakur. Imana niyo nkuru yashoboje iyi minsi icumi tumazemo guhera ku itariki ya mbere ndetse kugeza kuri uyu munsi wa none, ayigira iminsi ikomeye cyane. Subhanahu ghafiri dhanub, hasingizwe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala w'ibyaha, wa qabilu tawbi, imana yakira kwicuza kw'abaja bayo, shadidul iqabi liman lam yatub, imana izaba yihanukiriye kuri ba bandi batazayigandukira no kwigarukira ndetse no gusaba imbabazi. Allahu akbar, imana niyo nkuru. Allahu akbar, imana niyo nkuru. Allahu akbar kabira, imana niyo nkuru. Walhamdulillahi kathira, ikwiye gusingizwa nyabyo. Wa subhanallahi bukratan wa asila, kandi imana isingizwe mu bihe byose. Bavanga sawa cyoro, inna a'zama al-ayyam 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr, iminsi hambaye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, iminsi ikomeye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni iminsi yo kubaga. Iyi minsi itatu abayisilamu guhera kuri uyu munsi wa none, nyuma yo gusari bari buze kubaga n'ejo bundi ndetse n'umunsi wa gatatu nyuma y'uyu munsi. Ayyuha al-mu'minun, banatubara bemeramana, inna hadha al-yawma yudhakkiruna bi sifati nabiyyillahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Iyi minsi turimo abayisilamu itwibutsa amateka matagatifu, igatwibutsa iminsi y'intumwa y'Imana Sayyidina Ibrahim, imana imwe amahoro n'imigisha. Imana yavuze muri Qur'ani, rabbi habli min as-salihina, ubwo imana Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Ibrahim yamusabaga ingabire n'impano yo kuba mu bantu beza, yo kuba mu batagatifu, yo kuba mu bantu imana Allah yacaguye yatoranyije kugira ngo bamubere intumwa nanga ku isi. Fabasharnahu bi ghulamin halim, Allah subhanahu wa ta'ala mu ngabire yamuhayemo n'urubyaro, amuha urubyaro rwiza. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adba'uka fanzur madha tara. Umwana we Ismail ubwo yageze mu kigero yarose mu nzozi, Sayyidina Ibrahim yarose mu nzozi, Allah subhanahu wa ta'ala amubwira ati, mu by'ukuri ya Ibrahim amurotesha ko arimo kubaga umwana we, yari umwana w'ikinege. Aramuhamagara aramubwira ati, inni ara fi al-manami anni adba'uka, nabonye mu nzozi zanjye mu by'ukuri kubaga. Fanzur madha tara, wabivuga iki mwana wanjye? Qala ya abat, arambwira yo dawe, if'al ma tu'mar, kora ibyo wategetswe. Satajiduni insha Allah min as-sabirina, uzansanga ndi mu bantu bihangana. Falamma aslama wa tallaw lil-jabin, umwana Ismail alayhi salatu wassalam nyuma y'igitego cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akimara kubyumva, hanyuma iteko ry'Uwiteka arigira irye, arabyakira. Wanadaynahu, Sayyidina Ibrahim alayhi salam agiye kumubaga, turamuhamagara, ayya Ibrahima, tumwati yewe Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, mu by'ukuri wakabije inzozi zawe kandi wazubahirije. Inna kadhalika najzi al-muhsinina, nguko duhemba abemeramana Allah subhanahu wa ta'ala, tubazimanira, tubashumbusha. Inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin, mu by'ukuri ibigeragezo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wafadaynahu bidhabhin 'azim, Allah subhanahu wa ta'ala akimara kubona ko Sayyidina Ibrahim yubahirije iteko rye,
Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ishumbusho, amuhereza ikibangwa, amuha itungo ryiza rivuye mu bwami bwayo. Bavanga cyubahiro, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam yakoze Imana yamutegetse, aho yari afite umwana umwe w'ikinege, umwana akunda, ariko arota arimo kumubaga. Inzozi z'Imana ni ubutumwa, ni wahayi, abibwira umwana we. Umwana aravuga ati, yewe Ibrahima, kora ibyo wategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Inna Ibrahima kana umma. Sayyidina Ibrahim yari umuntu ukomeye, aho yagereranyijwe na umma mu kwihangana, mu byiza, mu butumwa. Ntabwo yari umuntu usanzwe, yari umuntu ukomeye cyane w'icyubahiro. Kanita lillahi subhanahu wa ta'ala hanifan, yubaga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aca bugufi. Walam yakun min al-mushrikina, nta nubwo yari mu bakanyamana. Shakira, Sayyidina Ibrahima yashimiraga li'an'amihi, inema z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Kuba Imana yaramuhaye inema y'urubyaro, afite umwana umwe, Allah akamutegeka akabikora uko Imana yamutegetse, no gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ishtabah, Allah yamutoranyije, وهداه الله لنجرم يورا إلى صراط مستقيم كنزل إبنيه وآتيناه في الدنيا حسنة. الله نبغت متقام وعلمي زانا كويسي وإنه من الآخرة لمن الصالحين. كان كمسلمروك أزال عليكم نبع بيزا، أزال عليكم منهما نتنا بيزا، أزال عليكم ويجيشوا يوم القيامة. أفيد جنبه الله سبحانه وتعالى أن يقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوها لمانا قال سيدنا أمرتي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يوجد أم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبقي اسم جارة أبي لنا إني براء مما تعبدون جندي كري يجي مسينغا إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. ورزقك سيدنا أمتك الله سبحانه وتعالى والجزاء إما أكان ورنيا فإنه سيهديني. كان الله سبحانه وتعالى يوزعني وراء وجعلها كلمة باقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ijambo cyangwa se ubutumwa yamuhaye ntiyigeze ateshuka kuri ubwo butumwa cyangwa se ukubiri n'ubwo butumwa, ahubwo yakoze gahunda y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi yakomeje kubibutsa ijambo ry'Uwiteka. Wenda ahubwo Allah abagirira impuhwe bagasubira ku murongo mwiza. Innahu man yushrik billah, mu by'ukuri kubangikanya Imana ni icyaha gikomeye cyane, kubera ko kubangikanya Imana uzabangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Uzabangikanya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Imana yazirije kuri we kazabona ubwami bw'ijuru, ntabwo azinjira mu ijuru. ومأواه النار، kandi ubuturo bwe ni mu rutazima. وما للظالمين من أنصار، kandi abanguje roho zabo, abanguje ntabwo bazabona abatabazi cyangwa se ababafasha, cyangwa ngo bazabona ababavugira, kuko shiriki ni zulma ikomeye, shiriki ni uguguza gukomeye. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam twibuke ko yari intumwa y'Imana kandi y'umunyakuri y'umwizerwa. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Allah yavuze ati
ese wamenye inkuru y'abashitsi ba Aburahamu. Ibrahim yagize abashitsi, idakhalu alayhi faqalu salama, ubwo binjiraga iwe abashitsi byiza, abashitsi b'amahoro, bakamubwira bati amahoro ku bantu kuri wowe ya Sayyidina Ibrahim. Qala salamun qawmun munkaruna, arambwira ati amahoro namwe abeho yemwe bantu tutamenyereye cyangwa se bantu mutazwi. Faraga ila alihi fasha'a bi'ishrin salim. Sayyidina Ibrahim yikoza mu gikari, mu by'ukuri abwira abantu be batunganye ibyo barya. Sayyidina Ibrahim yari intumwa y'Imana yakiriye abashyitsi, intumwa y'Imana ikunda abantu, intumwa y'Imana igira ubuntu. Nibwo yabagiye intama cyangwa se abagira itungo cyangwa se abagira inyama zokeje yakira abashyitsi be. Sayyidina Ibrahim rero yari intumwa y'Imana nziza, yari intumwa y'Imana yaba amateka y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Turabibuka cyane ku munsi nk'uyu, umunsi wa none, ku mateka ye n'umwana we, ko byabaye muri iwe turimo kuri uyu munsi wa none. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam yakomeje kuburira abantu be, ababuza gusenga ibigirwamana kandi abatega kuba abantu beza. Allah aravuga ati, qala Sayyidina Ibrahim yabwiye abantu be, ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Ese ni gute musenga ibigirwamana, mugasenga ibidashobora kubagiraho ingaruka cyangwa kubagirira akamaro? Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ufil lakum, mureke musigeho ibyo bintu musenga ibigirwamana, murekeraho. Wa lima ta'buduna min dunillah, nakaga nagahinda kuri mwebwe ibyo bintu musenga, mwebwe ndetse n'ibyo musenga. Afala ta'qiluna, ese mugira ubwenge? Umwana Ibrahim ikomeje kubwira abantu be ko bareka gusenga ibigirwamana, ko bagandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bakwitabira gahunda za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Abantu barabwirana, bigira inama, babwira abandi cyangwa se abakuru muri bo, harriquhu, Sayyidina Ibrahim mufate, mumutwike, mumuhe ibihano bikomeye. Wansuru alihatakum, nimurangiza ibigirwamana byanyu mubirusuru, mubitabare, kubera ko Ibrahim agiye kubavana ku mana zanyu musenga, in kuntum fa'ilina, niba kumubikora. Qulna ya nar, Allah avuga muri Qur'ani, qulna ya nar, tubwira umuriro, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wa imbeho n'amahoro, imbeho nziza bakazuya ziteza b'amahoro kuri Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin, bashatse kumugirira nabi, bamukoreye ibisa, ariko mu by'ukuri nibo twagize ko basebye, ahubwo ngo Sayyidina Ibrahim asebye. ونجيناهم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيه العالمين. Twana murokoye we na Lot mu butaka cyangwa se mu gihugu cyiza, igihugu twahaye irema nyinshi cyane mu gihugu cya Shamu. Sayyidina Ibrahim yawerekeye aho ngaho yakomeje kwibutsa abantu biwe, wa idh qala abihi ya abati, amubwiraga se umubyara wari umuhakanyi asenga ibigirwamana. إذ قال لأبيه يا أبت، arambwira yewe dawe, lima ta'budu ma la yasma'u, kubera iki usenga ibintu bitumva, wala yubsiru, bitabona, wala yughni anka shay'an, bidashobora kugirira akamaro. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika, yewe dawe, Imana yamishuriye byinshi, ngira byinshi menya utazi. Ahdika siratan sawiya, ndakuyobora guhamagara ko wagana inzira nziza, inzira iboneye yo gusenga Uwiteka no kugandukira Imana no kwambaza Imana imwe rukumbi. Ya abati la ta'budu shaytana, yewe dawe, yewe data,
uramenye ntuzasenge shitani, inna shaytana kana lirrahmani asiya, kubera ko shaytani ari sekibi yasuzuguye ingomeka ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati inni akhafu an yamassaka azab, yewe dawe ndatinya ko ibintu by'Uwiteka bizakugeraho, min arrahmani fatakuna lishaytani waliya, hanyuma byarangira bikarangira mu by'ukuri ugandukiye ubaye umuyobe, ubaye umuntu wa shitani. Qala araghibu an alihati ya Ibrahim, Imana Ibrahim ise aramusubiza ati, yewe wa mwana we, urashaka kungisha impaka, urashaka kundwanya, urashaka gukora ibitagomba. La in lam tantahi la arjumannaka, ati ibyo nutabikora nzakuvuma cyangwa se nzakwica. wahjurni maliya qala salamun alayka, hanyuma nzakwirukana. ariko Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam yabwiye ati, kubera ko yarabajwe nuko se umubyara atari umugambi Imana, aravuga ati by'ukuri qala salamun alayka, aravuga ati amahoro y'Imana abe kuri wowe. sa'astaghfiru laka rabbi, nzagusabira imbabazi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana bi hafiya, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri ni umunyemuzi yebuje kuri jyewe. Bavandimwe b'icyubahiro, nguko intumwa z'Imana zabigenzaga. kuri uyu munsi wa none twibuka amateka akomeye cyane y'intumwa y'Imana Ibrahim, Aburahamu ndetse n'umwana we Ismail. wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, intumwa y'Imana Ibrahim aho yari i Makka mu gihugu cya Saudi Arabia, yabaye mu mujyi wa Sham, yabwiye Imana Allah ayisaba, aravuga ati wa idh qala Ibrahim, nibuke umunsi Ibrahim Aburahamu yabwiye Imana ij'al hadha baladan amina, igihugu cyanjye ituzure umutekano, warzuq ahlahu min athamarati, kandi abantu bagituye Imana ubahe ibyiza. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa tawwabur rahim. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء. نكمل بشير ويتيكا وضوهي يلمس بكرو إمام بيشيمو للهناء، إمام بيبي المنزل والسرور يزرق بشيما. الحمد لله الذي فضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور. بشير ويتيكا الله سبحانه وتعالى wagize iyi mishi yigira yibyiza kubajabaye w'abandi bashima kandi bagashimira Uwiteka. Subhanahu ghafir dhunub, dushimire Uwiteka kandi tumwambaze Imana ibabarira ibyaha. wa qabilu tawbi, kandi Imana yakira ukwifuza kw'abajabayo. shadidul iqabi, ariko Imana ikabitanga ibihano kuri wa muntu utazayigandukira ngo ayigarukire. Allahu akbar, Imana niyo nkuru. Allahu akbar, Imana niyo nkuru. Allahu akbar kabira, Imana niyo nkuru byihebuje. walhamdulillahi kathira, kandi Imana ikwiye gusirizwa no kwambazwa. wa subhanallahi bukratan wa asila, Imana niyo nkuru mu bihe byose. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti, ma amila ibn adam min amal yawm an-nahri ahabbu ila Allah min ihraq dami, nta bikorwa bihambaye byiza Imana yishimira ku munsi w'uyu wa none uretse ko kubaga itungo ugatanga igitambo kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. kuri abandi bafite ubushobozi mutange mubage, hanyuma amatungo na ziriya nyama musangire abatishoboye, musangire n'abakene, mufashe abakene, mufashe abaturanyi banyu, muhamagare abantu bose baze mwizihize umunsi mukuru w'Eid. Imana yavuze ukuri iravuga ati, nta munsi Imana yishimira, nta bikorwa bihambaye ku munsi wa none ndetse n'ejo bundi, nk'uko umuyisilamu ashobora kumena amaraso kumena amaraso y'igitambo kubera
kugandukira Uwiteka yegera Imana atanga igitambo kuri Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la yu'ta yawm al-qiyamah, kandi ndikuri ibiza by'umuntu ku munsi w'imperuka azaza afite ibyiza bihambaye byinshi cyane kubera kiriya gitambo yatanze. Wa inna damma, by'ukuri la yaqa'u min Allah bimakani qabla an yaqa' al-arda fatuba biha nafsan, kandi ariya maraso mena agera ku Uwiteka cyangwa se Imana yakira igitambo cyawe mbere yuko ariya maraso agwa cyangwa se atemba hasi. Bayisaba rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanone yatubiti mu by'ukuri iyi minsi ni iminsi myiza, ayyamu akli wa shurbi wa dhikrillah, ni iminsi y'ubusabane, kureba ndetse nawe ukawuza kwemera tugasabana, tugaragaza urukundo, tugaragaza ibyiza by'idini ya Islamu, tukarya tukanywa, bityo twambaza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe bose b'icyubahiro, mu gusoza ndagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'uyu munsi, ubutumwa bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Ubuyobozi bwa RMC n'Abayisilamu mu Rwanda urashimira Abayisilamu tumazeyo inkunga ikomeye, tumaze iminsi dutanga kubaka umusigiti wo mu Itunda. Ni umusigiti wubatswe ku imbaraga z'Abayisilamu bo mu Rwanda, mu gihugu hose, ubushobozi bwanyu. Bityo rero nyakubahwa mufti w'u Rwanda yambwiye ko mbashimira mu izina ry'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba. Avuga ati iyi musigiti wo mu Itunda watwaye akayabo ka miliyoni 332. Ayo mafaranga yose yavuye mu maboko y'Abayisilamu, niyo mwayatanze. Ariko nanone uriya musigiti uri mu gusozwa ko ibibanza byose warangiye, ariko haracyari miliyoni 54 zibura kugira ngo uriya musigiti urangire neza. Bityo kuri uyu munsi wa none abafite ubushobozi bakomeze bitange kugira ngo uriya musigiti tuwuzuze ishaka tuwusoze. Bavandimwe bose b'icyubahiro, ibi bikorwa twakoze rero bigaragaza ubumwe bw'Abayisilamu mu Rwanda, bigaragaza ko no gushyira imbaraga hamwe ari imbaraga zihambaye kandi zikomeye. Dukomeze gushyira hamwe, dukomeze tugaragire Uwiteka, twubaka idini y'Ubuyisilamu, idini ryiza ry'amahoro, idini ry'ubumwe ndetse n'ubusabane. Nanone mu minsi yashize twakoze igisibo cyose kwa Ramadhan. Mu gisibo habaye ibikorwa byinshi cyane, umuryango ukomeje kubashimira ko mwitanze mwegera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mugaragira Imana, mutanga ubushobozi. Hatanzwe amasadaka na zakatul fitri, byafashishijwe amakede, nayo imibare igaragaza ko ibyatanzwe byose byabashije kugera ku Bayisilamu, byasaranganyijwe mu turere 30 tugize igihugu cyacu. Ubuyobozi buramenyesha Abayisilamu ko ubuyobozi bukuru bwa RMC buramenyesha Abayisilamu ko uyu mwaka hija yateguwe neza. Hija yarakozwe, Abayisilamu bagiye Maka, ubu none ahanga bari Maka, bari mu Kambagiro mutagatifu. Kuri uyu munsi wa none murabizi, ejo bavuye Mina barara Muzdalifa, hanyuma bagiye gutera amabuye. Uyu munsi baraza gusubira i Maka bajya gukora za ibada twavuze. Baragera Maka, basuhuza Kaaba, bazenguruka Kaaba, bakore sayu baina Safa wal Marwa, bajye Maqam Ibrahim. Babaye kuri uyu munsi nabo barabaga. Ibikorwa byose bigize hija uyu munsi barabikora, ndetse baranogosha n'abandi bagabanya umusatsi wabo. Bagiye rero Abanyarwanda nk'uko mubizi bakora umutambagiro mutagatifu, ijabo yabaye nziza kubera ko twafashijwemo n'igihugu cyacu, ndetse nyakubahwa ambasaderi muri Saudi Arabia yarabakiriye, nabo babashakira mu by'ukuri bafatanyije n'Abayisilamu mu Rwanda uburyo bwo kubaho neza iminsi bazamara i Maka, haba mu hoteli babamo ndetse no mu mujyi wa Madina aho bazajya. Bagiye rero ari abantu 72 muri rusange, 62 muri bo bajyanye n'indege yacu ya Rwandair ibavana i Kanombe ibageza i Madina direct, i Maka direct, nanone ikazabavana mu mujyi wa Madina ibagarura i Kanombe i Kigali insha Allah.
ubuyobozi buri mu Abayisilamu bose gukomeza kurinda no kubungabunga ubumwe bwacu, kuko ubumwe aribwo nkingi ya ngombwa idushoboza kugera ku bikorwa by'iterambere rirambye. Ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community bw'Abayisilamu bushingiye ku nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imwamuru umugisha yavuze iti udashimira abantu ntashimira Imana. Bityo dufashe uyu mwanya ngo dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku mwanya w'agaciro yageneye Abayisilamu mu mubonano uheruka agirana nabo ibiganiro hari tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2026 muri Beka Arena. Ibiganiro byiza twaraganiriye, impanuro z'agaciro gakomeye yagejeje ku Bayisilamu bose, ndetse n'inkunga zitandukanye n'ubufasha yemereye mu rwego rwo gushyigikira urugendo rwo kwiyubaka ruganisha ku iterambere rirambye rya Isilamu. Mu gusoza dusabire intumwa n'abahanuzi amahoro n'umugisha. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارضى عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين بالجنة وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه بالخير، ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامه وأخذه أخذا عزيزا مقتدرا. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، اللهم بارك في أهلنا، اللهم احفظ بلادنا واحفظ بلاد المسلمين عموما. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.